Mu makuru yerekeranye n'imyidagaduro bamwe mu babyeyi ntibavuga rumwe ku ndirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda zigaragaramo amashusho bavuga ko hatajyanye n'indangagaciro bakagaya abifotozanya inzoga ndetse n'itabi. Ibi rero bamwe basanga ari ukwamagana kwamamaza nkana ibiyobyabwenge aho kubirwanya gusa, ariko ku rundi ruhande abahanzi bo bavuga ko biterwa n'ubutumwa baba bagamije gutanga. Frank Mario Sebudati. Ukundeba ukubura igihe iyo mbyutse nkagukana ni umutwe wamenetse ni mu gihe amasaka mbana. Ubusanzwe abahanzi bafatwa nk'indorerwamo aho ubutumwa bwabo bushobora guhindura byinshi cyangwa bukangiza ibindi. Gusa bamwe mu baturage bavuga ko abahanzi nyarwanda barangwa no kwigana umuco w'abandi, cyane cyane batunga agatoki abigana ubuhumyi ibyo babonye mu ndirimbo z'abanyamahanga, ndetse rimwe na rimwe gusanga zihabanye n'umuco na kirazira by'abanyarwanda. Bagomba kumenya ko indirimbo baba bari kugaragaza zirebwa n'abantu benshi harimo n'urubyiruko, kandi mu byo batubwira barimo kurwanya ibiyobyabwenge. Ntabwo baba bari kubirwanya kuko niba agaragaye mu ndirimbo ari kunywa itabi ndumva ahubwo bari kubyigisha abandi bari kubireba. Nk'abana bakiri batoya iyo bagiye bashaka kwigira kuri babandi bakuru, kandi ugasanga bari kubona ibintu baba bafite nk'ayo matabi nk'inzoga, ubwo ugasanga rero nk'abo bana nabo ntabwo bazakura neza. Bamwe mu bahanzi bavuga ko ahanini indirimbo z'amashusho bashyira hanze zishingira ku butumwa bashaka gutambutsa. Nubwo nyine message abantu bakira mu byo butandukanye, ariko ubundi ntabwo nkeka ko ari message yo kugira ngo abantu banywe inzoga cyangwa banywe itabi, ahubwo ni uburyo bwo kwerekana niba uri muri bar, niba scene uri kuririmba cyangwa script yabayikoze yuko twarasohokanye no mukobwa anshinyuma cyangwa yenda arampemukira, mwari mwasohokeye hehe, ukwerekana kameme niya mwasohokeye ntago ari mu rusengero mwari mwasohokeye. Impamvu nari mbivuze nyangende ku ndirimbo yanjye nise Hangover, indirimbo mbavuga uburyo ki umuntu anywa cyane akabyuka ari muri mood mbi. Urumva icyo gihe ntabwo niba ndi kuvuga ko umuntu anywa cyane, ndetse nshishikariza abantu kutanywa cyane kugira ngo batabyuka bari muri iyo mood. Ntabwo ushaka gushyiramo amata cyangwa icyayi, ntabwo byaba bifite sense. Ariko urumva nk'umuntu uririmba mama agashyiramo inzoga itabi aba yatanye, aba yabyisha. 2016 rest in peace. 2017 give me the keys. Ababishinzwe baduhe misa je kuruhura Jolly Mutesi. Biriya nyine nibyo biba bigezweho ku isoko, nibyo biba biri gukora muri iyo secteur icyo gihe. Umunyamabanga nshingwabikorwa y'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco Dr. Vuningoma James asobanura ko ibyo ari ugutesha agaciro umuco nyarwanda, bityo abahanzi bakaba bakwiye kujonjora bagakora ibikwiye umunyarwanda. Ariko icyo tubakangurira hafi bose abari mu buhanzi mu Rwanda ni ukwitonda. Iyo witonze ukajonjora, tuvuge nk'ibyo byo gukoresha amacupa y'inzoga, bya bindi by'amapantaro wacitse mu mavi no kwambara ubusa, ibyo nabyo bibaho iyo bayiri kuri za stage. Ntabwo ari byo turabivuga kandi tukabiganira n'abahanzi batandukanye, kuko bifite ingaruka ku mibereho y'abanyarwanda n'umuco w'abanyarwanda. Bakwiye kureba ibibaha agaciro, kutabyubahiriza rero biba bifite ingaruka mbi cyane. Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco RARC ivuga ko abahanzi bakwiye kumenya ko bafatwa nk'ikiraro cyambutse ubutumwa bushobora kubaka umuryango nyarwanda cyangwa kuwusenya, bityo ko bagomba kwirinda ibyawusenya. Frank Mario Sebudandi, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali. Mu gihe abantu benshi bajya bahitamo kubana badakoze ubukwe, ibyo bita guterura abitwaje ikibazo cya mikoro make muri ntibisanzwe yacu ya none. Mugenzi wacu Frank Mario Sebudandi yaduteguriye inkuru y'umusore n'inkumi bo mu gihugu cya Kenya bakoze ubukwe, bwatwaye $1 ry'Amerika, akaba atari amafaranga 900 y'u Rwanda gusa, rero bakaba bifitiye umunezero udasanzwe mu rugo rwabo. Tumukurikire. Ubusanzwe mu buzima bwa buri munsi iyo umusore n'inkumi bagejeje igihe cyo kurushinga, bamwe batekereza ubukwe, nubwo hari n'abandi bahitamo kubana batabukoze. Benshi bavuga ko biterwa na mikoro make, aho usanga imyenda, agatimba, imodoka, umutsima w'ubukwe bakunda kwita gato, indabyo z'imitako, kwakira abantu n'ibindi byinshi bitwara amafaranga atari make, bityo bagahitamo kubana batakoze ubukwe. Bene iyi myumvire ariko bitandukanye cyane n'ibiherutse kubera mu murwa mukuru Nairobi muri Kenya, aho umusore witwa Wilson w'imyaka 27 y'amavuko n'inshuti ye Anne Mutura w'imyaka 24 y'amavuko, nyuma yo kubona ko nta maherezo yo gutinya ko ubukwe babitewe na mikoro make, bahisemo kujya gusezerana mu itorero ari ku cyumweru. Iki cyemezo bagifashe nyuma yo kubona amashiringi 100 yo muri Kenya bihwanye $1 rimwe, ubwo ni 400 arengaho uyashize mu mafaranga y'u Rwanda. Bahisemo kwiyambara imyenda yabo isanzwe, gusa bombi bambaye imipira y'umutuku ngo nk'ikimenyetso cy'urukundo. Sikuwa nimepata pesa ya kwenda kununua links.
umunsi nabonye amashiringi 100 nahise mfata umwanzuro wo kugura impeta ebyiri, imwe amashiringi 50 n'indi amashiringi 50. Natwe twifuza gukora nk'iby'abandi ariko habura ubushobozi aho kunyura inzira zitari zo, kandi dukunda Imana. Yewe twari dufite ubushobozi bwo gutoroka tukabana tukazagaruka nyuma byararangiye, ariko kubera kubaha Imana duhitamo kunyura imbere y'itorero nubwo nta bushobozi. Urukundo ruta byose. Tupitie njia ya kanisani hata ingawa yani hatuna hiyo mambo kubwa. Nyuma yo gusezerana imbere y'Imana, umushumba wabo avuga ko yatunguwe n'iki cyemezo kitafatwa n'uwari we wese ngo na amafaranga yandi bamweretse usibye impeta. Nyuma y'ubukwe budasanzwe bwatwaye $1 rya Amerika, Wilson na Anne babaye ibyamamare mu gihugu cya Kenya, aho iyi nkuru yanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye, ari ibyandika, amaradiyo n'amateleviziyo, kugeza aho byageze hirya no hino ku isi. Ibi bikaba byarashimishije benshi nkuko bigaragazwa n'imbuga nkoranyambaga. Umunyarwanda yaciye umugana ati agacumu kazagutabara numenye wagacuze. Gutinyuka kw'ababageni byatumye hari ibigo bikomeye muri Kenya n'abantu ku giti cyabo babagenera inkunga itandukanye mu rwego rwo kubashimira iki gikorwa. Aha twavuga nka kimwe mu bigo bikora ibijyanye n'ingendo cyitwa Bonfire Adventures, cyabahaye itike y'indege ngo bajye mu kiruhuko cy'ukwezi kwa buki bakunda kwita honeymoon y'iminsi 5, ndetse cyemera no kuzabishura amashuri kugeza bayashoje. Inkuru dukesha Citizen TV yo mu gihugu cya Kenya ivuga ko Wilson na Anne bakundanye imyaka 3 kandi bakaba baragerageje gukora ubukwe inshuro 2 zose byanga. Nibwo kwiyemeza gukora ibi bisa nkaho bisuzuguritse mu maso y'abantu, ariko bo ngo byose ni imyumvire kandi urukundo ruruta byose. Frank Mario Sebudandi, Televiziyo y'u Rwanda.